Muraho neza, amakuru yanyu, mbahaye ikaze kuri iyi channel yanyu yitwa Inzira ya Kristo, izajya itambutsaho ibiganiro by'iyobokamana, amateka y'intumwa zivugwa muri Bibiliya, amateka ya Bibiliya muri rusange, tuzatwigisha ijambo ry'Imana. Mbahaye ikaze rero, mudushyigikire mukora subscribe kugira ngo tuzamure uyu murongo w'iyobokamana, gusobanura byinshi byimbitse bivugwa muri Bibiliya. Uyu munsi tugiye gutangirira ku kiganiro cy'amateka ya Yeremiya. Ese Yeremiya uvugwa muri Bibiliya yari muntu ki? Mu gitabo cya Yeremiya mu Giheburayo ahazwi nka Yirimeyahu, naho mu Kilatini bakamwita Yirmiyas. Iryo zina ry'Igiheburayo Yeremiya risobanura ngo Uwiteka ashyira hejuru cyangwa Uwiteka ashinga. Ibyo bishobora gusobanura ko Yeremiya yari umwe mu bantu bake Bibiliya ivuga ko bashyizweho n'Imana mbere y'uko bavuka, kugira ngo buzuze ubutumwa bwihariye n'ingengo zidasanzwe. Yeremiya yavukiye mu mujyi wa Anatoti uri hafi ya kilometero 5 uvuye mu majyaruguru y'iburasirazuba bwa Yerusalemu. Se witwaga Hilkiyas yari umwe mu batambyi bo muri Anatoti mu gihugu cya Benjamin, kimwe mu bice bigize ubwami bwo mu majyepfo bwa Yuda. Murakaza neza kuri iyi channel yitwa Inzira ya Kristo, aho tugenda turambura insanganyamatsiko z'inkuru zo muri Bibiliya kugira ngo dusobanukirwe n'amahame atarangwaho n'igihe ndetse n'ubwenge bukubiyemo. Muri iki kiganiro turibanda ku buzima bw'umuhanuzi udasanzwe Yeremiya. Inkuru ye si y'agahinda gusa, ahubwo ni isoko y'ibitekerezo, ubwenge n'impanuro dushobora kwigiriraho no muri iki gihe. Nimuze twese twihera amaso uburyo ubuzima bwa Yeremiya bwagenze, ubuhanuzi bwe n'inyigisho z'igihe kirekire zigaruka uko ibihe bisimburana. Nubwo Imana yamuhamagaye kugira ngo abe umuhanuzi, Yeremiya ntiyigeze areka kuba umutambyi ndetse ntiyahwemye gusengera ubwoko bw'Imana, ndetse akabikorana amarira menshi. Niyo mpamvu akenshi yitwa umuhanzi urira. Muri iyi video y'uyu munsi tugiye kuganira ku mateka y'uyu muhanzi wihariye, uyu muhanuzi wihariye. Mwiriwe neza, nitwa Janvier, ndagira ngo mbahe ikaze kuri channel yacu ya Testifying Jesus Christ. Ku byaha mbaha ku buntu no mu ijambo mbabwira ukuri, bakunzi ndabinginze mumbe hafi mushyigikira iyi channel, mukande subscribe kandi mukoreshe akuma kitumanaho notification bell kugira ngo mutazasiba video nshya nzajya mbagezaho. Niba mukunzi iyi video muyihe like, bifasha cyane mu gukomeza kubagezaho ibiganiro byiza nk'ibi ngibi. Noneho tutiriwe dutinda, reka twinjire mu nkuru nyirizina. Ubuhanuzi bwa Yeremiya bwatangiye mu mwaka wa 13 w'ingoma ya Yosiya, umwami w'Abayuda. Yakomeje guhanura no gutanga ubutumwa bw'Imana mu gihe cy'abami 5 ba nyuma b'ubwami bwa Yuda mu gihe cy'imyaka igera kuri 40 yose. Yosiya yari umwe mu bami b'abanyamurava cyane mu Buyuda, wamenyekanye cyane kubera amavugurura akomeye yakoze mu rwego rwo gusubiza abantu mu Mana nyayo. Ariko ubwo Yosiya yapfaga, Yeremiya yamuboroganiye cyane akarira, umwami wari intwari n'umugabo w'umugisha. Nyuma ya Yosiya ubutegetsi bwagiye mu maboko y'abami 4 batari abanyabutabera, aribo Yehoahazi, Yehoyakimu, Yekoniya cyangwa Yehoyakini, n'uwa nyuma Zedekiya, ari nawe wari ku ngoma igihe abanyababuloni barimburaga Yerusalemu ndetse bagatwika urusengero rw'Imana. Igitabo cya Yeremiya nicyo kirekire kurusha ibindi bitabo byose by'ubuhanuzi.
kugira ngo ubone ishusho yabyo iyo ufashe igitabo cya 12 by'abahanuzi bato byose ukabihuza usanga bikubiyemo gusa igice kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwa Yeremiya. Yeremiya yabayeho mu minsi ye ya nyuma y'ubwami bwa Yuda, ubwami bwo mu majyepfo. Yagiye ahora atanga ubutumwa bwo kuburira abantu ababwira ko akaga gakomeye kagiye kubagwira kubera kwirengagiza Imana nyakuri, gusubira mu myizerere ya gipagani n'akarengane kakorerwaga mu muryango nyarwanda w'icyo gihe. Kubera ubwo butumwa bukomeye kandi butavugaga neza Ubuyuda, Yeremiya yahoraga akorerwa iyicarubozo, asuzugurwa ndetse agahinduka igitaramo mu maso y'abami n'abategetsi. Yeremiya yigeze kujugunywa mu rwobo rwuzuyemo ibyondo cyangwa imyanda aho yari agambiriwe gupfira. Ariko ntibyari ibyo gusa, Yeremiya ntiyari wenyine mu gihe cye. Hari abandi bahanuzi nka Habakuki na Zefaniya bari bagenzi be mu buhanuzi. Nanone Yeremiya yabayeho mu gihe kimwe na Ezekiyeli, ariko Ezekiyeli we yari mu bunyage i Babuloni. Biratangaje kubona ko ubutumwa bwa Yeremiya na Ezekiyeli bwari bufite ibisobanuro bisa, nubwo umwe yari agihanuye mu gihugu cya Palestine naho undi ari kure mu buhungiro. Amateka y'icyo gihe cya Yeremiya mu mwaka wa 612 mbere ya Yesu, Siriya yatsinzwe na Babuloni, maze Babuloni iba umurwa mukuru wa Repubulika ya 12. Nyuma yaho mu mwaka wa 604 mbere ya Yesu, ingabo zitari ngombwa zigizwe n'abahanuzi zarashe Yerusalemu zikayisahura kandi zigatera no mu murwa mukuru wa Babuloni. Ubwimukira bugabanyijemo ibice bitatu. Ubwa mbere bwabaye mu myaka ya mbere y'ibitero, ubwa kabiri bwabaye muri 597 mbere ya Yesu, ubwo agace ka kabiri k'igihugu cya Isirayeli kafatwaga. Ubwa gatatu kandi bwa nyuma bwabaye muri 586 mbere ya Yesu, ubwo Yerusalemu yatwitswe burundu ndetse igasenywa. Mu gihe cy'ibi bitero byose, Yeremiya yarinzwe cyane kandi arindwa ibyo kurya bihagije mu buyobozi w'ingabo zari zateye ku buryo batigeze bamutwara nk'imbohe. Nyuma yaho Yeremiya yajyanwe ku ngufu we n'umugore we wa kabiri witwaga Ruwaki hamwe n'abakobwa b'umwami Zedekiya. Nyuma yo guhunga baragarutse mu gihugu cya Yuda. Iherezo rya Yeremiya ntiryigeze risobanurwa neza muri Bibiliya. Ntabwo tuzi aho cyangwa Bibiliya yaba yarapfiriye. Ubutumwa bwa Yeremiya, aha ni igice cyakurikiragaho. Yeremiya yahawe inshingano n'Imana yo kuba ubuhanuzi w'amahanga yose n'ingoma zose z'isi, ariko yari yaroherejwe by'umwihariko kugira ngo afashe ubwoko bwa Isirayeli. Nubwo ubutumwa bwinshi bwe bwari bugenewe abaturage b'ubwami bwa Yuda, Yeremiya nawe yategetswe guhanurira ubwoko bw'Abisirayeli, cyane cyane ibice 10 byo mu majyaruguru. Ibi bifite akamaro kihariye kuko ubwo bwoko bwo mu majyaruguru bwa Isirayeli bwari bwaratwaranywe n'Abashuri mu mwaka wa 722 mbere ya Yesu. Ni ukuvuga imyaka irenga 100 mbere y'uko Yeremiya atangira umurimo we w'ubuhanuzi. Kuki ibi ari ingenzi? Biragoye cyane gutekereza ko Yeremiya yahanuriraga Isirayeli ya kera nyuma y'uko isenywe n'Abashuri, kimwe no kuba umuntu yavuga ko yahanuriye intambara ya mbere cyangwa iya kabiri y'isi yose nyuma y'uko zose zibaye. Hari ibice by'igitabo cya Yeremiya bigaragaza neza ko ubuhanuzi bwe bubera ibihe biri mbere y'igaruka rya Kristo mu mpera z'isi iyobowe n'abantu. Bisobanutse neza ko Yeremiya yatanze ubutumwa bukomeye bugenewe nabo dukomokaho muri iki gihe. Imana iracyaburira ibihugu byacu by'iki gihe
ko nibakomeza kwanga Imana no gutesha agaciro inyigisho za Bibiliya bizateza ubusambanyi bw'imyifatire, ubusaza bw'umwuka, ndetse bikazakurikirwa n'igihano gikomeye. Yeremiya ntabwo yahanuriraga gusa ibihe bye, ahubwo n'ibihe turimo ubu ngubu. Ubu butumwa bwe ni ubukangurambaga bwo kugarukira Imana no kwihana kugira ngo dukizwe nk'uko ubwoko bw'Imana bwabibwiwe icyo gihe. Umuhanuzi urira nk'uko Yeremiya akenshi yitwa, akunze kugaragazwa nk'umuntu ubabaye, wijwigira, ucika intege, kandi utanga ubutumwa bwuzuyemo ubwigunge n'umwijima. Ariko iyo sura si yo ishingiye ku mutima w'igitabo cye cyose. Yeremiya yari umuhanuzi wemewe watangaga ubutumwa Imana ubwayo yamuhaye, ubutumwa bwo kuburira abantu iby'igihano cyari hafi, keretse bihana ibyaha byabo babikoraga ku bushake. Ariko nanone ubutumwa bwa Yeremiya bwari bwuzuyemo ibyiringiro n'imbaraga z'Imana. Yahanuriye igihe Umukiza azagarukira akavanaho burundu intambara, imibabaro n'ububabare, maze isi igahinduka aho amahoro aganza. Imana yagaragarije Yeremiya igihe y'ihinduka ry'umutima. Yagaragazaga ko amahoro nyayo ashoboka igihe abantu bahinduye imitima yabo. Yeremiya ni umuhanuzi w'isezerano rya kera, ariko nanone agaragarira umutima w'isezerano rishya. Isezerano aho amategeko atandikwa ku mabuye, ahubwo agatwikirwa mu mitima y'abantu. Yeremiya ahanurwamo nk'umuntu uririra ibyaha by'abantu be kubera uburangare, ubushye no kudashaka kwihana. Akababazwa cyane no kubona uko bagana kurimbuka ariko ntibibuke Imana. Iri somo rirahambaye, ritwibutsa ko ubutumwa bw'Imana si ugucira imanza gusa, ahubwo bubamo urukundo, imbabazi n'icyizere cy'ubuzima bushya. Yeremiya si umuhanuzi w'umwijima gusa, ahubwo ni umuhamya w'urumuri rw'isezerano rishya ruje gukiza isi yose. Ariko rero agahinda ka Yeremiya ntabwo kari intege nke, kari ikimenyetso cy'ubukure bwo mu mwuka w'imbaraga z'umutima z'ikirenga. Yeremiya yari afite urwego rwo kumva ibintu mu buryo bw'Imana, kandi yababazwaga cyane no kubona uko abantu barenga ku bushake bwayo. Yeremiya yari mu itsinda ry'abantu b'ingeri nk'iza Yesu Kristo ubwe, kuko na Yesu yiswe umuntu w'agahinda wamenyereye umubabaro muri Yesaya 53:3. Nta gushidikanya ko Yesaya umuhanuzi umukuru w'ubutumwa bwa Mesiya yavugaga kuri we. Mu bice bya 18 na 19 by'igitabo cya Yeremiya havugwamo inkuru y'umubumbyi w'ibumba, aho Yeremiya akoresha urugero rw'umubumbyi kugira ngo asobanure ihame rikomeye rya Bibiliya. Imana ni umubumbyi, natwe turi ibumba. Ibumba ntirigira uburenganzira bwo gusaba cyangwa gutegeka umubumbyi icyo arikoreraho. Umubumbyi niwe ugena icyo ashaka gukora nk'uko abikora. Nuko natwe dukwiye kwemera ko Imana itubumba nk'uko ibishaka, kubw'ineza yayo n'intego zayo nziza kuri buri wese muri twebwe. Dukorera Imana ikunda, yuje impuhwe n'imbabazi. Icyo Imana iduhinduramo n'uburyo ibikora biba bigamije kutugirira neza, kutuzamura no kutujyana ku rwego rwo hejuru. Imana ihembwa n'abantu bumvira, kandi igaha umugisha abemera kuyoborwa nayo. Dushobora kuvana amasomo abiri akomeye muri iyi nkuru y'umubumbyi n'ibumba. Iya mbere, kugira umutima wicisha bugufi wemera guhindurwa n'Imana, aho twemera ko tutari twe dufata icyemezo ku buzima bwacu, ahubwo tukagendera ku bushake bwayo. Icya kabiri, gukomeza kwizera no gukundwakazwa n'Imana niyo ibihe bigoye biza. Tuzi neza ko ibirimo kutubumbamo
bizatugeza ku buso bwiza bw'imbere n'inyuma. Bya gatatu, ibi biduha icyizere n'ihumure. Turi nk'ibibumbe mu maboko y'umubumbyi. Niba Imana ishaka, ishobora kudusubiramo tukaba ibindi bibumbe bishya birimo ubwiza n'icyubahiro. Muri ubwo buryo twiga amasomo abiri akomeye: kumenya ko turi abanyantege nke. Duhera ku mibiri yacu y'umubiri. Imana yaraduhangiye mu ivumbi, ntitugira imbaraga zihoraho, turarwara, turaneshwa, turapfa. Ariko kandi intege nke zacu zigaragara no mu by'imyitwarire. Turi mu bihe by'ubusambane bw'imyemerere, aho buri muntu akora icyo ashaka, aho ukuri n'ikibi biba iby'abantu bihitiramo, ariko ibyo bitera umubabaro n'akaga mu mitima, kuko umuntu akenera imipaka, icyerekezo n'amahame ahamye. Turi bananirwa no mu by'umwuka. Turavuga ko twizera, ariko ntitwizera uko bikwiye. Kenshi tugira ubwoba, dutinya, tunanirwa gukomeza mu rugendo rw'ukwemera, ariko Imana ntiturekera aho ngaho. Iya kabiri, gukomeza kwizera ubudahemuka bw'Uwiteka. Igihe Yeremiya yamanukaga mu rugo rw'umubumbyi, yabonye uko umubumbyi yaharaniraga umurimo we ku bushake bwe, ku magara ye. Ni nako Imana ikora iteka ku buzima bwacu, kuko twayihaye ubuzima bwayo ngo itwubake, idukosore, ituvugurure. Ibyo Imana idushakaho si ibihano, ahubwo ni iby'agaciro, kuko yihariye gukora ibibumbe by'icyubahiro. Ibyo byose ibikora mu buryo bw'urukundo rwayo n'intego yayo, atari kubw'amakosa yacu. Rero dufite icyizere. Turi ibibumbe, ariko turi amaboko y'umuremyi w'impuhwe. Turashobora kunanirwa, ariko ubudahemuka bw'Imana budahinduka. Imana ntihagarika umurimo wayo. Iteka iri kutugira abo yagambiriye ko tubayo. Imana ifite ububasha bwo ku bintu byose. Tugomba kuyemera no kwemera ibyo ikora. Ntitugire umutima wo kuyigaya cyangwa kuyihakana. Yeremiya umuhanuzi wahoze ahanuza mu gihe cya nyuma cy'abami ba nyuma b'ubwami bwa Yuda, yabayeho mu bihe byo gusaza no kugwa k'ubwami bwo mu majyepfo mu kinyejana cya 7 n'icya 6 mbere ya Yesu. Yeremiya yari umuhungu wa Hilkiyasi. Yavukiye mu mwaka wa hafi 650 mbere ya Yesu mu mujyi wa Anatoti mu karere ka Benjamini hafi ya Yerusalemu. Izina Yeremiya risobanura ko Uwiteka amumenya cyangwa Uwiteka amushyira hejuru. Uretse kuba umuhanuzi, yari umutambyi. Yabayeho mu bihe by'ingorane n'imvururu mu burasirazuba bwa Isirayeli, ubwo ukwemera kwabaga kugabanuka cyane, kandi abantu bagasubira ku myizerere ya gipagani. Nubwo bimeze gutyo, Yeremiya yakuriye mu rugo rukunda Imana kandi rukurikiza imigenzo y'idini gakondo y'abantu be. Yahamagawe n'Imana kuba umuhanuzi mu mwaka wa 13 w'ingoma ya Yosiya muri 627 mbere ya Yesu. Mbere na mbere Yeremiya yumvaga atari afite ubushobozi buhagije bwo kwakira iyo nshingano, ariko Imana yamwiyambuye akanyamuneza. Yakomeje umurimo we w'ubuhanuzi byibura mu gihe cy'imyaka 40. Yeremiya yakoranye n'abami 4 b'ubwami bwa Yuda, aho umurimo we w'ubuhanuzi watangiye ku mwaka wari wuzuyemo impinduka zikomeye mpuzamahanga, zirimo izamuka ry'ubwami bwa Babuloni. Nyuma y'igihe kingana n'imyaka 13 atavugaga, aho yimukiye Yerusalemu, yahanuye abami nka Zenos, Nitwayi na Zedekiya, abasaba kwitegura ifungwa ry'abami ry'ibwami no gutwarwa n'abanyababuloni. Ubutumwa nyamukuru bwa Yeremiya ni ubutumwa bwo kwihana. Yakanguriraga abantu gusubira ku Mana, anababurira iby'ibihano cya hafi bagiye gukorerwa abafitiye ku mategeko y'Imana. Yahanuye iby'ifungwa ry'ubwami bwa Yuda n'ifatwa ry'Abayuda n'Abababiloni, ndetse n'isenywa rya Yerusalemu.
Yeremiya kandi yashyiraga abantu mu ruhame ku byaha byabo, ariko yanatangaje ko hazabaho agakiza k'abasigaranye nyuma yo guhungirwa. Abizeza isubirana ry'igitangaza ndetse n'isezerano rishya ry'Imana n'ubwoko bwayo. Nubwo Yeremiya yahoraga ahabwa ibihano no gukubitwa, ntiyacogoye mu murimo we w'ubuhanuzi, bityo akitwa umuhanuzi urira. Nyuma y'isenywa rya Yeruzalemu yaragumye i Babuloni, hanyuma ajya mu Misiri, aho yakomeje gusangiza abantu ijambo ry'Imana kugeza apfuye. Ibyerekeye uko yapfuye ntibiramenyekana neza, ariko izina rye ryakomeje kumvikana cyane, ndetse hari no kwizera ko ashobora kuzuka mu Bayahudi. Yeremiya yari mu gihe kimwe n'abandi bahanuzi bazwi nka Zefaniya, Nuhu, Ezekiyeli na Daniyeli. Ubu noneho haracyari urujijo ku rupfu rwa Yeremiya. Abanditsi b'amateka bo hambere bavuga ko ashobora kuba yarashwe amabuye mu Misiri n'Abayahudi bamwe bari mu myigaragambyo mu mujyi wa Dafine. Ariko ibyanditswe byera ntibivuga icyo kintu kimwe ku rupfu rwa Yeremiya nk'umuntu w'Imana. Mu kurangiza uru rugendo rwo kwiga ubuzima bw'umuhanuzi Yeremiya, twizera ko mwabonye ihumure n'ubwenge mu butumwa bwimbitse bw'inkuru ye. Kwiyemeza kwa Yeremiya, gukomera kwe mu bihe by'ingorane n'ubutumwa bukomeye yatanze, ni urugendo rudasubirwaho kuri twese. Amasomo ava mu buzima bwa Yeremiya akomeze kuba umucyo mu mitima yanyu no mu bitekerezo byanyu, abereka inzira y'urugendo rwanyu rwo kwemera. Murakoze kudufasha muri urugendo rwacu rwo gusobanukirwa inkuru z'igitabo cya Bibiliya ku rubuga rwacu Inzira ya Kristo. Mukomeze kudushyigikira kugira ngo dukomeze kugira amatsiko yo kumenya byinshi mu nkuru nziza zo muri Bibiliya. Kugeza igihe tuzongera guhurira, umugisha w'ubwenge bwa Bibiliya ubayobore mu nzira yanyu.